umuntu wahagarara nkavuga ni hari umuntu hari itorero ahantu nagiye mwajya muri biro n'umushumba ngo nibura muganire uko iteraniro ryagenze agahita akubwira ati ariko nturamudiyakoni ureba nta mugabo agira umbwire ngo gupangire. Bamwe si mwe mwanyigishije uburaya, si mwe mwanyigishije bimwe muri ibyo, ariko uyu munsi usanga hari namwe mugaruka mukamvuga nabi, hari namwe mwanyushyaga. Icyo gihe Theo yahise anirinda muri iryo joro ahita agenda ajya i Burundi ahamaze amezi 2. Theo yaraje ndamubwira waneye inda. Twikomereze noneho turebe na operation ibuze guhuriramo uwo nguwo Theo bose babireba, ihuriremo umuntu bita Sabe, ihuriremo umuntu bita Yago Pondate, ihuriremo umupasiteri umukozi w'Imana muri Uganda. Yes, n'umupasiteri ukomoka mu gihugu cya Uganda, cyangwa se n'umunyarwanda ariko uba mu Uganda. Uba muri Uganda akaba ari uwo bita Ingabire, akaba ari umuntu ushungiye itorero bita Jesus Army. Babireba ibyo biganiro byabaye uploaded kuri YouTube channel yande ya Yago ndetse na YouTube channel ya Theo bose babireba. Icyo kiganiro bakoranye cyari kiganiro n'ubundi gisanzwe, kiganiro kigaruka ku mibereho n'ubuzima bwande bwa Theo bose babireba. Hanyuma icyo kiganiro kimaze kuba byagaragaye ko nuza Theo bose babireba yiyunze cyangwa se yihuje nande na Yago. Hanyuma Yago akaba adacana waka nande no bita Sabe, kubera ko Yago ajya kuva mu gihugu yavuze ko hari agatsiko k'abantu bagira guteba mugenda aho batuma ibikorwa bye bidatera imbere. Mu bantu yasize rero amentioninze cyangwa avuze. Hanyuma ibyo rero tugiye kubihuriza ku cyo twakwita ubugambanyi, ikintu twakwita mu nyumvishirize, ikintu twakwita mu nkubitire, mu nyangire, mu ndumire, mu ndira inzara, babarize, mu nkorera ibyo ntashoboye kwikorera, mu nkeneshereze, mu ndohere mu byaha. Ibyo byose biri muri ino nkuru tugiye kugaruka muri kano kanya. Umuntu ashobora kuba afitanye ikibazo nawe hanyuma agahita aca mu wundi muntu, noneho akabwira wa muntu ngo mvugira runaka ibi bintu, muvuge inkuru twagiye tubyumva. Tuvuge nk'ubu nkawe niba ubona Miss Muheto ukumvura nungunitse, waramucungaga mu nzira acamo, ugafata amata yawe meza ukayajundika mu kanwa, hanyuma ugafata icyatsi bita umwishywa, sinzi niba nacyo kizi, hanyuma mwahora mu nzira ugahita umwambika wa mwishywa amata ukayamucira mu maso, ati ndakurwa gwegera runaka, ugahita ukubita ikivugo umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Reka dutangire tugusuhuza wakoze subscribe kuri Dopa Media, nawe ugiye kwikora nonaha. Imaze gukora subscribe icyo tuba tugusaba no kureba ikiganiro mpaka kirangiye kuko kiba kimeze neza. Ikindi no gukora like, share and comment kugira ngo tujye tubana amasaha 28 kuri 28 uko bisanzwe rero muri kumwe nanjye turutaga ndetse na Komiyatunga. It's a beautiful day, blessing Dopa Media, blessing Dopa Media. Nta kunda baro gukora subscribe kuri Dopa Media of course nkuko tayiga bibasabye n'ibyo bindi byose bigiye bitandukanye, ariko ikirenze ibyo muri kano kanya cyangwa se muri no minsi turi kwinjira mu minsi mikuru ya Noheli na Bonane. Bedoye hagati aho mite mbifuriza umwaka mushya wa 2025. Nabiziza no yarababwiye ati mbifurije umwaka mushya w'2020. Ubwo tubifurije umwaka mushya wa 2025. Mu minsi mikuru haba hari ama discount mu bintu bijyanye no kwamamaza, mu bintu bijyanye no kugura ibicuruzwa. Natwe rero no kuri Dopa Media ashobora kutublessing kugira gute uzana tukakwamamariza kugira ngo ibintu ukora bimenyekane. Abantu barenga ibihumbi bingahe dufite ni bake, ariko ni bake beza bashobora kukugirira, ushobora kugiraho umugisha bakaba baguhahira mu byo ucuruza. Twigire mu kiganiro umeze neza ariko meze neza. Minsi biri kugenda iseti birenge, tugana mu minsi mikuru ya Noheli kugenda iseti birenge isatira hari ibintu abantu bigize ngo bitewe n'ibintu byabaye muri uno mwaka ngo bishobora kuzarangira ngo ugize amezi 17, ariko ntago bishoboka. Undi amezi azaba 12, ariko iminsi ashobora kuba 17 mu mitwe y'abantu bakuva ko wenda umwaka watinze kurangira, ariko umwaka n'ubundi uba ugomba kugirwa n'amezi 12, sibyo? Irimo igenda iseti birenge isatira 2025 ubu ngubu rwose, uretse wenda uwo mwaka urahari n'umuntu upfa habura nk'amasegonda ngahe ngo tugere mu wundi mwaka. Ariko ubundi twari turimo tukozaho imitwe y'intoki guke, narambura agatoki kajya abwanisha banze ko nkurya, ariko
bibaho umuntu rwose umwaka ukamwangira pe kuwinjiramo bikanga. Filime ikarangirira kwa kundi bavuga ngo umwana yaguye ku mwamba nawe akagwa ku mwamba kugera mu ndi mwaka bikanga. Ibyo ngibyo rero ntabwo twabyifuriza, ariko nanone ni natire cyangwa se ni ibintu biba biri aho gutyo tuba tudafite icyo twahinduraho. Ubyo bibaye nyine nabi barabyakira nubwo babinjiye mu mwaka bababaye. Ari nabyo wamuhanzi yarembye ko gusa nyine nakundi nabigenza ninde waririmbye? Reka ne kumwamamaza nta kintu yampaye. Oya abahanzi sishobora bamamaza ko baba bariyamamaje. Gusa nyine nshobora kuba namuzi ahari. Reka mvugishe ukuri nayo kubeye. Icyo ntukizizwe. Hanyuma reka tugiye kwerekeza ni inkuru iri busabe abantu kuba bafite umwanya bakicara neza tukaganira, kubera ko ni ya nkuru imeze nko kugira gute ni nko uri kubona iyo umuntu ari kureba filime cyangwa movie hari ukuntu ubona nk'ingabo z'igihugu runaka niba bagiye gutera ikindi gihugu bibasaba map ukabanza ugashushanya inzira uri buze guca ukamenya ati hano hari haduyi, hano hari umusozi uzamuka, hano hari amazi, hano hari amashyamba. Ibyo byose ukabimenya. Cyangwa reka nohereza abantu badashobora kuba batazi map. Urabona filime hari ukuntu ishobora gutangira hamwe harimo umuhinzi, ahandi harimo umusirikare, ahandi harimo umuntu ukora muri banki, ariko bya bindi byose bikaza kubyara filime. Bikaza kubyara filime imwe, ukaza kubona abantu hari ikintu bahuriyeho, kandi abantu bitonde baze kureba iki kiganiro neza, baze kutubwira. Baraza kubonamo ibintu byinshi cyane mu Rwanda bita bigaragaza ko hari ikindi kintu, hari indi shusho muri bubone mu gihugu cyacu hano mu Rwanda muri showbiz cyangwa abandi bantu muri showbiz cyangwa ikuye muri mo byose. Harimo showbiz, harimo ijambo ry'Imana, harimo nyine ni ibintu n'ubundi bisa nkaho byose biri muri entertainment. Reka tubishyire muri entertainment. Harimo abapasteri, harimo entertainment kubera ko harimo abaririmbyi. Entertainment buri hari ukuntu nayigiramo branch, urumva akazamo entertainment wenda ijyanye no performinga, akabamo yedika cyangwa se yigisha, ubwo niyo wenda irimo ijambo ry'Imana, akabamo na showbiz nyine ijyanye no kugira gute entertain n'umuntu, hakabazamo n'ubugambanyi bukomeye cyane. Hanyuma ibyo rero tugiye kubihuriza ku cyo twakwita ubugambanyi, ikintu twakwita mu nyumvishirize, ikintu twakwita mu nkubitire, mu nyangire, mu ndumire, mu ndira inzara, mu babarize, mu nkorera ibyo ntashoboye kwikorera, mu nkeneshereze, mu ndohere mu byaha. Ibyo byose biri muri ino nkuru tugiye kugaruka muri kano kanya. Ikintu kiri buze kubabaza abantu rero, baraza gusangamo abantu benshi cyane bakomeye b'abarigendi twite dufata nk'intangarugero cyane rwose. Niba muri kano kanya muri iyi nkuru dufitemo umuhanzi watangiye umuziki nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, akaza ari umugabo wo muri mitima y'abanyarwanda, akaza ari umugabo ufasha abanyarwanda mu binyuze mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nk'uko bamwe bakunze kubyita, cyangwa se hari n'abazita indirimbo zaririmba Imana. Sinzi niba Imana ikeneye ko tuyiririmbira. Urumva uyu mugabo rero yazahuye imitima ya benshi, yinjira mu muziki ari umuntu wanyuze mu buzima bugoye, kubera ko yari kukubarira inkuru ye akubwira ko yavutse avuka nyina bamuteruye. Kera habagaho ikintu bita guterura. Tuvuge niba umukobwa aciye hariya ku muhanda ari kugenda bagaterura bagahita bamunaga mu nzu y'umusore, ubwo yabaga murongoye kabaye. Ibyo byasimbuye ikindi bitaga kurongoza umwishywa. Kurongoza umwishywa urabizi? Ntabyo uzi. Bita wemera utanindije. Ukuntu kera barongozaga umwishywa, wahoraga n'umukobwa mwiza, ukamucunga, ukajundika amata mu kanwa, ugahita uyamucira mu maso, ukamwambika umwishywa, ukabura murongoye. Tuvuge nk'ubu nkawe niba ubona Miss Muheto ukumva uranungunitse, waramucungaga mu nzira acamo, ugafata amata yawe meza ukayajundika mu kanwa, hanyuma ugafata icyatsi bita umwishywa. Sinzi niba nacyo kizi. Hanyuma mwahora mu nzira ugahita umwambika wa mwishywa amata ukayamucira mu maso, ati ndakurongoye runaka, ugahita ukubita ikivugo. Ariko urambeshye ntabwo nge nagiriye kurasha Muheto. Oya, ni urugero nari ntanze, ni urugero. Ibintu byose ndi kuvuga ni urugero, ni imfashanyigisho. Ubwo ukaba uragize gute, ukabura murongo, ukaba uramujyanye. Muheto ni crush urumva, ukaba uramujyanye, uvuga daribugutije nyine, ubwo ukabura murongo ye, bikaba birabaye. Nyuma yaho rero haje gukurikiraho ikintu kijyanye no guterura cyane, byabaga
ntabwo aricyo cyakurikiyeho, nyuma hajemo n'ibindi, ariko hari igihe haje noneho ikintu cyo guterura umukobwa cyane, byabaga mu ntara z'iburasirazuba barateruraga cyane umukobwa yacaho ntiwirirwe utereta, urumva byabaga n'ubundi ari nko gufata ku ngufu, ntabwo wateretaga. Abatipe bari bafite n'uzubunebwe bwo gutereta, ukabura muteruye umunaze mu rugo. Ubwo bikaba birabaye, umukobwa yinjiraga mu nzu y'umusore, ubundi uretse ibyo ubu ngubu bajya mu mageta akamaramo n'imyaka 5 n'amezi angahe, ubundi umukobwa yinjiraga mu nzu y'umusore yabaga yarongo. Hari n'umuhanzi wigeze kubiririmba aravuga ati yanze gutamba igire, umukobwa ati nawe ati ndi yanjye warayindongo. Ko yanze byonyine kuba yageze mu nzu egare ko wamurongoye, niko byafatwaga. Nushaka bamugejeje mu nzu none ubu umukobwa araza muri geto y'umusore akamaramo icyumweru, akamaramo ukwezi, bwacya koga kongera agakubita agasakoshi ke ku rutugu agasubira iwabo. Igihe uzashaka umukobwa waraye nko mu tugeto nka 20. Urumva? Ubwo rero umubyeyi w'uyu muhanzi tugiye kugaruka uri muri no case, nawe yashatswe muri ubwo buryo. Noneho bamushatse ageze aho yarashatse, bitewe n'amateka aho yarari n'ukuntu ibintu byari bimeze, baragenda bamukurayo. Ubwo bamwambura aho yari yateruwe, aho bari bamuteruye. Ubwo birangira none habayeho, ariko mu kumukurayo nyine avayo afite inda yande yatewe bose babireba. Wa muhanzi tumuvuga, turaje tubabwire n'abandi bari muri iyo case. Navuyeyo ubwo yabaye nyine umugore w'indushyi, habaga inzu z'uburushyi n'ibiki, bamuha inzu nyine yo kubamo. Biza kurangira Theo bose babiri, uwo nyina wa Theo bose babiri babayeho mu buzima bugoye. Kuri rwa rwego bageraga gute, barigaga uko baciye inshuro, kugira ngo babone ikintu bashyira ku munwa, bikabasaba nyine kuba bagiye guhigahiga mu baturanyi. Mu buhamya bwa Theo bose babireba bavuga ko mushiki we inzara yamwishe, ayishwe n'inzara, yikubita hasi arapfa, baramuhamba. Ari n'impamvu kugeza ubu ngubu impamvu ngaruyemo bashiki ba Theo bose babireba, hari umwe uriho bita Sara, nawe ari muri uno mwandi kugira ngo ari muri no nkuru, ariko mushiki we muto yayishwe n'inzara, namujyana pe, inzara iramujyana. Nyuma Imana imugirira ubuntu, aba umuhanzi uhembura imitima y'Abanyarwanda bari bavuye mu bihe bigoye bya jenoside, abaha indirimbo zihumure zituma abantu bongera gukunda Imana, zituma abantu bongera kugira gute, kwisanga mu rukundo rw'Imana. Burangiye niyo mpamvu nyambwira abantu habwa ni Theo bose babireba niwe muhanzi urenze wa gospel mu Rwanda. Birabavuga ngo aba bahanzi bandi b'abana bari kuza bareba unarebye bariya n'abanyamugi tuvuga aka kanya ugiye kuvuga wenda uyu nguyu Israel Mbonyi, ukavuga abo bita ba Prosper Nkomezi, ukavuga n'abandi bagiye batandukanye, bano banoza aba badamu b'amakupure, niba ari Daniela nani, urumva bariya bose ni abahanzi b'abanyamugi. Ariko mumanuke mu cyaro, mumanuka aho ngaho mu ntara z'iburasirazuba, mujye mu majyepfo, mujye mu majyaruguru, mujye hehe, nujya gukorera igitaramo utamanuye Theo bose babireba, urashya, washya cyane bya danje. Niyo mpamvu rero urako indirimbo za Theo bose babireba bazicurangaga ahantu hose, mu nsengero, mu tubari, nta hantu indirimbo ze zari zihejwe, ariko izaba ari usanga ari indirimbo zahe zo mu nsengero. Niyo narebye, niyo ugereranyije n'ubu ngo ugashyira ku munzani, nagiye nkurikirana indirimbo nyinshi cyane, nsanga bamwe bakopiya ibyanditse muri Bibiliya, bakabikopiya. Nibyo bakopi, niko wakoresha artificial intelligence. Bose babireba rero, we yinjiraga muri societe akabihuza na religion, akakubwira ati arakubwira ngo uyu munsi ni bucya, ariko ejo bukongera bugacya, n'ejo bugacya, akerekana ko harimo gushaka kw'Imana, ariko nanone akagaruka kuri wa muntu ufite abaturanyi we wenda batabanye neza. Reka twikomereze noneho turebe na operation ibuze guhuriramo uwo nguwo Theo bose babireba, ihuriremo umuntu bita Sabe, ihuriremo umuntu bita Yago Pondate, ihuriremo umupasiteri umukozi w'Imana muri Uganda. Yes, n'umupasiteri ukomoka mu gihugu cya Uganda, cyangwa se n'umunyarwanda ariko uba mu Uganda, uba muri Uganda, akaba ari uwo bita Ingabire, akaba ari umuntu ushumbye itorero bita Jesus Army, ari naryo girukanwa mu Rwanda. Urumva ibyo byose rero tugiye kugira gute, tugiye kubigaruka ubundi turebe ubugambanyi cyangwa se mu nyumvishirize iri gukorwa hagati y'abo bantu bose iteye gute. Kora subscribe, like and share, comment kugira ngo tukomeze ikiganiro.
iteye gute? Kubera ko abantu muri iyi minsi bino bintu bya ntuza freedom of speech binyuze kuri internet cyangwa se kuri online, harimo ayo ma YouTube channel, birimo izi mbuga nkoranyambaga za Twitter, za ubwo ariyo X, za TikTok n'ahandi yagiye atandukanye, za Instagram na Facebook. Abantu bari kuzikoresha mu rwego rwo kugira gute, rwo gusebya abandi cyangwa se kwataka abandi. Nk'ubu ngejeje dushobora ko umuntu ashobora kuba afitanye ikibazo nawe hanyuma agahita aca mu wundi muntu, none akavuga akabwira wa muntu ngo mvugira runaka ibi bintu, umuvuge inkuru twagiye tubyumva. Abantu bishyurwa bakavuga abandi, uno bita ntuza uyu anta niruka bavanga ari muri Kenya ariko afite gahunda ari yo kujya muri Amerika cyangwa Canada, yakoresheje umuntu bita Kasuku aravanga museberezo bita Taifa. Taifa yibera muri Amerika, afite ibyo akora, avuga ko akora muri Amazon, ariko Kasuku ajya imbere y'inoza ya kamera avuga ngo niwe wamurangiye akazi ngo mu ruganda ruhinga ibihumyo. Ariko wibuke ibyo ngibyo naho bihuriye. Kasuku yishyurwa amafaranga yo kuzamura abantu, Taifa niwe wishyuye amafaranga. Iyo nkuru tuzayigarukaho. Oya, harimo nanone nyine ubwo wowe ufite uko ubizi naye mfite uko mbizi, ariko harimo akantu ko kugira gute, kuko waba kwishyurwa nyine ayo mafaranga uko kuvuga neza, ni nako ashobora kwishyurwa amafaranga yo kugira gute, yo kugusebya. Niba uyu umuntu ashobora kwishyurwa amafaranga ngo akuvuge neza, undi amwishyuye n'amafaranga yo kuvuga nabi, yagira gute yakuvuga nabi. Ubundi mwitse mubwira icyo bita itangazamakuru. Itangazamakuru ntabwo rigira amarangamutima, ntabwo rigendera ku biguzi. Iyo watangiye kujya mu biguzi, watangiye kugira amarangamutima, birangira ubogamye. Oya, va kuri uyu Gasuku wenda bizi ko hari abantu benshi cyane mamamagara ambwira ngo yabemereye ngo ibiki. Nyine nawe yamuhe umubwira nsebye urebe katayafata. Oya, ntago ari ukugusebya, ahubwo bo baramwishyura ngo abasebye. Reka tuve kuri uyu muntu twigire ku nkuru yacu. Oya, retse no kumwishyura ngo abasebye, nawe yamuhaye nyine ngo nsebereza runaka kubera ko afite platform, cyangwa se ni n'umuntu udatinya guseba, sibyo? Icyo gihe agira gutara kumanuka. Hanyuma reka turebe no operation turayihera he. Mu minsi yashije umugabo bita YAGO nibwo yerekeje mu gihugu cya Uganda. Akigiye muri Uganda, umwe mu bantu bakoranye ibiganiro ninde ni THEO Bosebabireba. Ibyo biganiro byabaye uploaded kuri YouTube channel yande ya YAGO ndetse na YouTube channel ya THEO Bosebabireba. Icyo kiganiro bakoranye cyari ikiganiro n'ubundi gisanzwe, ikiganiro kigaruka ku mibereho n'ubuzima bwande bwa THEO Bosebabireba. Hanyuma icyo kiganiro kimaze kuba byagaragaye ko nuza THEO Bosebabireba yiyunze cyangwa se yihuje nande na YAGO. Hanyuma YAGO akaba adacana waka nande no bita SABIN, kubera ko YAGO ajya kuva mu gihugu yavuze ko hari agatsiko k'abantu bagira guteba mugendaho batuma ibikorwa bye bidatera imbere. Mu bantu yasize rero amentioninze cyangwa avuze harimo SABIN, avuga ko bapfaga batumirwa, kubera ko umutumirwa wabaga wagiye kwa SABIN ntabwo yajyaga kwa YAGO. Icyo kintu nicyo bapfaga. Umwe mu bantu bapfuye hakaba arimo bita Titi Brown. Rava Titi Brown ngiye naramufashe muri gereza, aje kugira ngo aze wanjye kwa YAGO TV show akora ikiganiro, ajya kuri Simba. Urwo n'urugero rw'umuntu bapfuye, ariko yavuga ko hari abantu bagiye batandukanye n'ubundi bajya kwa SABIN ariko ntibajye, wamubwira kuza kwa YAGO akabyanga kubera ko SABIN aba yababujije. Biba bifira aho ngaho. Ako bombi bose barahiye icyo nzi cyo nona, wenda SABIN aracyazunze umutwe nkuru yuzuye. Urumva na YAGO nuko, ariko bose urabona ko bamanutse. Ariko bose bari kuzira gute, bari kuzira ibintu byo gutana mu mitwe n'ubundi byo gupfa utuntu twa hato na hato. None ibingibi tekereza ko biri kugenderamo nde THEO Bosebabireba, wari kubigenderamo, ari kuba victime, ari kuba inzira karengane y'iki yabo ngabo. Niyo mpamvu nakubwira nti harimo ikintu cyamunyumvishirize. Mu nkubitire ntabwo mwishoboreye. Nese niba THEO Bosebabireba yaragiye agakora ikiganiro kwa YAGO, kuki muri kano kanya ari kubizizwa? Ari kubizizwa gute rero? Hari ikiganiro cyanyuze kuri Isimbi TV gikorwa n'umugore bita Ingabire Marie Aime. Uyu mugore akavuga ko yagize gute, yabyaranye na THEO Bosebabireba, baza kubyarana muri passe yagize gute, yakubiswe yahaye na pasiteri. Aya turaza kugaruka wenda ni ipasi ntuza mushiki wa THEO Bosebabireba bita Sala. Ubwo se siyo niwe wamukonekise kuri nde, kuri THEO Bosebabireba. Urumva THEO Bosebabireba yari umustar, ariko abastari hariya nuzu no mukobwa no mugore yarabeshye. Wibuke neza ko nuza THEO Bosebabireba ibyo THEO Bosebabireba nawe yatangaje nyuma avuga ko hari amatorero yagiye asura
yamara kuririmba yamara kuvuga ubutumwa bwiza aho bicaye mu cyumba bari kwinegura bari kuvuga uko byagenze bakamuha inzoga bakamuha na pase z'abagore. none uriya mugore araza avuga ko yamuhawe na mushiki wa Theo Bosebabireba. Ndi kuvuga nyine ibyo Ingabire Aime Okay. Aime Marie yagize gute we avuga cyangwa se yitangarije. Uyu munsi akaba ari umugore ukomeye hehe mu gihugu cya Uganda, umuntu ufite idini, umuntu utuye Kampala mu mujyi Entebbe, abameze neza ntago ari inturo z'abakene. Aramva bavuga ko rero Theo Bosebabireba ngo yaramuterese kandi akamutereta afite iki, afite undi mugore. Aho Theo Bosebabireba nabo bose baza kumushinza kuryamana nawe arabizi neza ko afite umugore we w'isezerano. Akavuga ko rero ntuza mushiki wa Theo Bosebabireba ari busa nkaho yamushunikiye kuri musaza we, aramubwira ati ntese undi gute umwangira, ntufite aho kuba, ntufite iki, umuntu waguha amafaranga akaguhindurira ubuzima gute wanga kuryamana nawe. Kandi uyu mugore akavuga ko yaragize gute, yarashikamye akomeye mu mwuka. None biza kurangira nk'uko abyivugira yemeye kuryamana nande na Theo Bosebabireba. Mu kuryamana havamo n'iki, n'impano y'Imana. Njye niko ariko bashiki bacu umwana buriya bari impano y'Imana. Burare Imana ijya wumva urumva aha ngaha ndagira ngo banze utekereze n'abantu bari kureba iki kiganiro banze batekereze. Mushiki wawe ukwanga iwanga urugo rwawe ku kigero cyo kuguha pasi y'umukobwa, uwo mushiki wawe ubwo urumva yaba gukunda. Abantu bajye babanza bicare babanze bumve, bajye ku Isimbi TV barebe icyo kiganiro, sibyo? Iyi nkuru turimo turababwira, bicare babanze batekereze, ese mushiki wawe ukwanga nubwo yaba kwanga gute, nubwo yaba mutava indimwe kuri so cyangwa kuri nyoko, yagwa pasi y'umugore azi ko ufite urundi rugo? Mbwira mbabare mbwira gute wasenya urugo rwa bro wawe rwa musaza wawe? Bura rero abantu bazajya buramane akantu gatoya urumva. Niyo mpamvu njyewe abantu benshi cyane bavuga ngo n'aba pasiteri cyangwa n'aba pasiterine, sibyo? Rimwe na rimwe hari ubuhamya batanga. Reba nk'uyu muntu akakanya ashobora kuba afite abakristo ashumbye mu itorero rye, yarangiza akajya bahagarara imbere kandi ubwe nawe ubwe abigisha kuba bagira mani komeze dukomeze. Niyo mpamvu ndi kukubwira ko nagira ngo nyine tubihuze twumve ibyo yitangarije, none twumve n'ibyo Theo Bosebabireba yavuze, dushungure Dopa Media tubereka ahantu hagize gute ahari ukuri. Kandi nta nubwo ari ibintu bigoye, aba ari ibintu bigaragara, uretse ko nyine umwe aza akivugira ibye. Ubwo ugasanga dufite n'abantu basigaye ngo bafana ikibazo urafana ibyo. Niba uyu munsi umuntu yakoze ikintu cyiza kumufana it's okay. Ariko niba atangiye gucangacanga ibintu byizemo mu nyumvishirize ngo tugomeze ukamufana, ibyo byarabaye nk'uko abivuga. Umwana waravuka, umwana Theo Bosebabireba nta nubwo amuhakana kubera akavuga ko ibyo bihe byabaye, ariko ibyo bihe yagize gute yabivuyemo. Kandi akavuga ko impamvu yabijyagamo cyangwa se impamvu ibyo byabaye yabaga yagize gute yabahujwe n'abapasiteri. Ugasanga umupasiteri wagiye kuririmba mu itorero ayoboye, nyuma yaho aguhaye inzoga, nyuma yo kuguha inzoga nk'aho bidahagije akakubwira ati ariko hano harimo n'abafiyemeri, hano harimo abakobwa bakuze, ati twakureberamo umwaka aragukirigita sha ukabibwa mukarara mukirigita ntukabimbwa sha usura tahi wawe mu kazi yo kurema amafaranga n'ibintu bose bareba vuga ukabona taye n'amarira. Buriya Theo n'umuntu bita Yago, ikintu bambwira njye nubwo n'abandi umucamanza nahita nkemera nashijigaje kubera kuko niba abantu bafata amarangamutima bakuye ku ndiba y'umutima urumva abantu bazi kwica nkete. Oya horaceceka bari abantu bazi kwirizwa. Buriya man umuntu uzajya hari imbere akavuga ukuri kose. Buriya rero sinzi abantu niba bari bakoresha, hari abantu baza bakawasoma amarangamutima ari mu maso y'umuntu urumva bakibagirwa kureba amarangamutima, ese uri amarangamutima ahuye n'ibikorwa umuntu arimo aragaragaza akora. Ugasanga umuntu ari inkuru ariko baritandukanye nawe. Ukabona mu maso arimo arakwereka amarangamutima nk'inkuru ibabaje ariko ukabona ari strong. Oya ibyo ngibyo bishobora kukubaho. Hari abantu bita abaryarya urumva, akabaza akakuryarya akakubwira story ariko wajya uhuza n'ibimenyetso ubona cyangwa n'ibindi bintu yagiye ahuza. Nk'uyu mugore urugero, sibyo? Biravuga ko yatewe inda, ariko ubwe nawe ubwe mu rusengero rwe aho yasengeraga nawe ubwe urabona ko yari afite uburaya. Sinzi niba wabibona cyangwa sinzi niba wabihuza cyangwa utabihuza, ugafata cya kiganiro yakoze mu myaka inishize ukakizana ukagihuza n'icyo ubu ngubu arimo akora. Mu maso ye afitemo uburyarya kandi mu kiganiro ikigaragara cyo
cyangwa se igihari uyu mudamu bamwita Ingabire Aime Marie cyangwa se Maria Aime. Urumva kugeza ubu ngubu nk'uko abyitangariza afite abana 3 atuye mu gihugu cya Uganda yarashatse bwo no kuvuga ko nyuma ya THEO bose babireba yabyaye abana bangahe 2. Ikindi Imana yaranamuburesinze kuko nabyivugira nawe n'umuyobozi w'itorero. Uretse wenda kuba twamujajinga kuba umuyobozi w'itorero nabyo bisaba condition, bisaba ubushobozi, bisaba ibiki, ubwo nabyo afite uko yabigezeho. Ahubwo icyo turi kureba muri kano kanya ni umuntu utuye hehe hafi yaho yago atuye mu gihugu cya Uganda. Aho hantu uretse bafashe pause gatoya ndaje ngusobanure ko uyu mugore urumva mu minsi ishize mu myaka yashize ubundi umuntu kobwa wese waburaga umugabo hano mu Rwanda yerekezaga hehe muri Uganda. Sinzi ayo makuru niba uyafite. Uganda baraharika gutunga umugore urenze umwe babyemewe. Noneho ndaje nguhurize n'uburyo hano mu Rwanda urumva umuntu wabaga yabuze pfu na ruguru yabuze umugabo cyangwa yabuze iki muri Uganda bavuga ko ngo hari abagabo benshi cyane ngo ku buryo bashobora kuba bagukwa inka cyangwa amafaranga menshi cyane bitandukanye no mu Rwanda. Umukobwa rero wagiraga amahirwe cyangwa umugore female cyangwa iki kuko ngo Uganda n'umuntu yemeraga kugutunga ufite abana 5 kakakujyana. Hariya mu burasirazuba abagore bamwe bataga abagabo akambuka. Uyu mugore rero ibyo adutuburira sha ngewe afatanyije na Sabe we Sabe ntago mwanga n'uyu mugore ntago mwanga ariko nge nanga abantu b'ibyaje. Dufitanye ikibazo cyo dushaka no kwereka ukuri abanyarwanda. Tukabereka ukuntu harimo akantu ko kuvuga ngo munyumvishirize mu mpanire bikava kuri yago bikikubita kuri Sabe noneho bikagira ingaruka kuri THEO bose babireba. Sibyo kugeraho THEO bose babireba arimo abantu bari kumubika wangu bari kuvuga ngo yapfuye. Bamubike bamwe bakavuga ngo ripu ngo nta nubwo yarazi ngo ripu bivuga iki ngo yamenye ko ngo rest in peace. Ibyo byose THEO bose babireba bitewe n'ubuzima yanyuzemo. Amashuri yigiye ni make rwose yitungiwe n'impano y'Imana yamwihereye kwibera umuhanzi akajya kubona ibifoto bye banditseho ngo ripu. Nge noneho bwa mbere nabonye nagize ngo nibyo urumva byari ikiganiro nakurikiye kirarangira rega THEO n'umustar. Ikiganiro nakurikiye kirarangira umuntu yanditseho ngo THEO bose babireba ngagahinda ngo ibiki ngo yapfuye. Byarangiye yapfuye. Ikiganiro ndacyumva. Hari n'ibintu bamugaragaje. Kirangira none ibintu ari kuvuga bidafite naho bihuriye. Sinzi niba warabonye hano bamugaragaje ari mu bitaro. Hari ibintu by'ibiserumu hawe avuga nubwo nyine nakundi ni kwisi yubakitse. Ndetse n'agaposting. Rega nyine haje ibintu by'amayaye n'ibiki byose ifotora editinga. None iyo bagize amahirwe hari ifoto ye nabonye ari kurira urabizi ko hari ukuntu ajya atanga ubuhamya bwe bukamukora ku mutima bw'ubukene yanyuzemo ubuzima n'ibyo byose akaba yari. Iyo foto hari abantu bayikoresheje berekana ko yarwaye ngo bamuroze ngo kibaza. Ibyo rero byose biri kugira gute igikorwa kugira ngo ababaze uwo bita yago. Hanyuma THEO bose babireba akabyisangamo. Nakubwiraga uyu mugore Aime Ingabire Marie aturanye nandi aturanye na yago muri Uganda aho bita Entebbe muri Kampala katikati. Urumva ubwo rero rocket za Sabe numvise baziye babyita rocket ziri kuva aho ngaho hafi ya yago zikaza i Kigali zije gusebya THEO bose babireba kuko yakoranye ibiganiro na yago cyangwa se asa nkaho yiyunze kuri yago. Ni bya bindi nyine ngo umwanzi w'inshuti yawe aba ari umwanzi wawe. Uri kumva niba uyu mugore afitanye ikibazo na THEO bose babireba ari guca kuri Sabe kubera ko Sabe afitanye ikibazo nande na yago. Noneho bikagaruka kuri THEO bose babireba binyuze kuri yago. Ni isheni ndende ariko ibyo byose abantu badukurikiye muri kano kanya barabyumva ko ibintu byose biri kuba kuri THEO bose babireba biri kuva ku biganiro yakoranye na yago kandi yagafitanye ikibazo nande na Sabe. Hanyuma aka kanya nanone ikintu ushobora guhita wibaza tuvuye ko Sabe ari gukorera ubuvugizi uyu mugore uretse ko nta n'ubuvugizi buri muri ya mugore nta gashonje nta gakeneye ko umwana we THEO bose babireba muri iri shuri kubera ko umuntu ufite itorero hariya muri Uganda amafaranga baboneka. Unabirebye mu isura cyangwa uko yari ameze mu myaka inishize nuko ameze ubu urabona ko ari umugore ushima Imana ufite amafaranga nkuko nawe abivuga. Nta gakeneye amafaranga rero kuri THEO bose babireba yo kurira umwana. Ariko ibintu byo kuzuza imbere ya kamera akajya kwicara avuga ko umwana we aseka akamwibutsa THEO bose babireba ntago ari ukuvuga ko THEO bose babireba yagashinjijwe uburaya nande na Sabe. Uhagaze aho ngaho gatoya itembwira abantu mbakubite IQ batajya bitegereza barebe ubundi barakubwira ngo byibuze umugore ushinze urugo urumva nubwo yaba yarigeze kugira umukunzi bakaba bagirana
ahera cyane iryo jambo niwe ugikunda kurikoresha urumva bikagera kure cyane bishoboka ariko agashaka umugabo wa mugabo cyangwa wa mukunzi agomba kumwibagirwa burundu ariko akakanya ari azi ko afite umugabo babanye urebe kuntu buraya ari bubi cyane wanemeye umwana umugabo akamurera ariko irari rya Theo n'ubu ibintu byinshi cyane urumva ko we aracyafite irari ntabwo nabyita kurarikira Theo bose babireba nta nubwo ari kuvuga ngo mushake indonke ahubwo niya propaganda yande Sabe rero ukaza kwibaza Sabe akavuga ati ngewe nshaka kubabaza Yago hanyuma kugira ngo ababaze Yago bigaca muri Theo bose babireba kubera ko Yago na Theo bose babireba nabo bari close bari inshuti za hafi ni kwa kundi ushobora we kuba victime aka kanya ntuza uyu nguyu Theo bose babireba ari kuba izira karengane y'iki y'amakimbirane hagati ya Yago ndetse na Sabe hanyuma ikindi badushobora kwibaza muri kano kanya tuvuge ko Theo bose babireba ari gushinzwe uburaya kaiwe nta nubwo bihakana ruva ko ibyo bihe byabaye ariko nyuma yaje kwihana kongera akagarukira Imana ameze neza na kandi no muri ADPR bari baramuciye nyuma ubu ngubu barongeye baramwemera ni ikimenyetso cy'uko yemeye ibyaha yakoze hanyuma akemera kugarukira itorero ndetse no kugarukira Imana nubwo wenda ibyo byamenywa n'umutima we ariko bavuga ko ibyo byabaye kandi byahindutse hari n'ahahera avuga ko nubwo byanabaga rimwe na rimwe yabaga yabishowemo n'abapasiteri dufite abapasiteri nabo bantuzo wamubu dufite abapasiteri nabo bama bad boy uwo umuntu aje kuvuga ubutumwa umukubise ikiyeri inyuma muri hari ahantu nye sinzi ko bahita wenda hari inzu ziba ziri inyuma bahuriramo ibyo bitaramo bimaze kuba bakagaburira umushyitsi wabasuye bakamuha icyo kunywa ugasanga pasiteri ari kumubwira ati uriya mugore wabonye wibaransa mbere buriya n'umupfakazi wamugupasa akabyeri winywera utazabimuga kandi ari umuntu aje mu matorero dufite amatorero yemera kunywa inzoga dufite n'andi afata ko kunywa inzoga ari icyaha urumva we wajya muri hema we abyita n'ibisindisha we yawimpitisha amakakanya turi kuri ino case urumva ati ugasanga mpaye inzoga ariko nkubita pasi z'abakobwa ati ibyo byarabaye ariko ubu ngubu narahindutse hanyuma tuvuge nyine ko bari kumushinza uburaya n'ibiki ninde ubimushinze we ninde ntabwo yasimbutse igipanga amaguru akavunika Sabe ntabwo yasimbutse igipanga ejo bundi amaguru akavunika si Sabe izo si inkuru zavuzwe ni byagaragaye kandi iyo zuza kuba atari inkuru za nyaza aba yaraje akazi yakanakerekana n'ibimenyetso icyerekana ko ari byo yaraje n'ubundi ahazi yavuye kwivuza araceceka yashyizeho akanuza ku munwa yavuga se abahungu bakamushoka yashyizeho imashini arafunga yavuga none arongeye agarutse muri za nzira ze zo kugira gute zo guhanga cyangwa se tuvuge ari gukebura wenda ko Theo bose babireba ari indaya we ni iki we yabanje kwikebura urareka question mark we ni iki umuntu uzazira umuntu ibyo rero twayatubivuga turi abana ngo umuntu uzazira undi ngo bicaye ku gaho Sabe nawe rero ni nkaho ari ibyo arimo Sabe yakitonda akicara guca muri uriya mugore akamukoresha nk'intwaro kugira ngo basebye Theo bose babireba kugira ngo basebye Yago ntabwo ari byiza ariko Yago n'ubundi azahora kandi aza Sabaza bwa mbere akoranoza broadcast urabizi ko ubu ngubu nawe yamaze kwigaragaza yaje kuri kamera nkatwe twese aza yavuze ko style yakoragamo ibiganiro igiye guhinduka wenda reka mbaze muri yatangiye gusubira muri za style ze zo kuganiriza abagore noneho aho bibereye bibi cyane biri worse gukoresha umugore noneho umugore wiyita ko ari umuyobozi w'itorero ukamukoresha ari gusenya abandi bantu none reka nze nkwereka agakino Sabe arimo arategura ukitegereze neza sibyo arimo aravuga ngo nindamuka mvuze Theo nabi cyangwa nkamuvugaho inkuru mbi biraza gutuma Yago apfa mu mutwe yongera ahaguruke avuge Yago kuko n'umuntu utari pfana arari kubwira nushaka umurege kuri leta nushaka umurege kuri leta zunze ubumwe za Amerika urumva noneho Yago arakari ashake guhorera Sabe nako ashake guhorera Theo urumva noneho amwice mu mutwe ku buryo ashobora kuba yavuga n'amagambo ashobora kuba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rushobora kuba rwamugendaho
abantu hano baze kumva nubwo ari kumara binyuza hari ahirya ibyo abandi navuga ni umuhinzi umuganga n'umusirikare n'iki ukabihuza ari filime imwe bikaza kurangira bahure ku kintu kimwe yego ni nyine niyo mpamvu ndi twabigarutse nyine urumva ni shene ihera kwa Yago ikikoza kwa Sabe ikagaruka kwa THEO BOSEBABIREBA ikagera kwa Basara ikagaruka kuri no mugore y'Ingabire asanga ni ibintu by'agatogo ariko nubundi birimo bwa bugambanyi n'ubugome. Aragira ngo rero nuza uyu Yago namara gupfa mu mutwe avuga amagambo menshi cyane arayikure bombe yisange yavuze n'ibitavugika. Ni kwa kundi nyine ufata akabuye ukagatera hehe mu ntozi. Iyo ugateye muzita zita umurongo ugasanga ziranyanyagiye. Ubwo rero tuvuge niba uyu munsi twari dufite Yago wamaze gutuza amashagaga wa mungana ashize ubwa ya ndirimbo ye asigaye yikorera ibiganiro bisanzwe asigaye atera nuza kamera akiririmbira akisubiramo indirimbo ze ari abantu ubundi abantu bavuga ngo Yago si umuhanga. Yago arabarenze bavuze ko abahanzi benshi dufite hano mu Rwanda niyo mpamvu iyo baba hostinze ntago bajya bavugira ngo baririmbe abenshi ntago yaririmba iminota 3 atarasarara. Ariko Yago aricara hari akalive akagakubita indirimbo imwe ikava hagakubitaho n'indi. Nashaka zamwemere ni umuregent mu kuririmba. Cyakoze cyo umuntu wazanye iriya propaganda yo kuvuga ko Yago atazi kuririmba na n'uyu munsi ngiye muzamunyereka kuri muntu n'umugome. Birangira bamwe bakoze n'indirimbo ngo Yago yica umuziki. Arabarenze. Bura rero reka nkubwire. Bura Yago na Meddy urumva? Abo bahanzi nibo bantu bashyira ku rwego rumwe. Undi muntu wa gatatu wazaho ni Bruce Melody. Kuri live. Yes. Undi wa kane Aline Sano. Undi wa gatanu Riderman. Kuri live. Nayo razana bano bana bari kuzana ibishishwa. Aba bana nabo ubwabo bamaze kubyemera. Ibaze kugira ngo umuntu ajye kwiba umuneke yibigishishwa. Indirimbo bagize kuyiba. Umuneke baba uri. Nyine indirimbo bagize kuyiba umuntu. Ntabwo bizi operation netuzayikoreho. Tuzayikoraho. Ariko yamaze ikiza nuko buriya baravuga ngo buriya kwemera so ububwa. We yamaze kwemera kari igishishwa. Ibyo nashaka kuba atubwa ibyo mwabonye nibyo nendaga kubereka ati rero kwirirwa ureba indirimbo yanjye ukavuga ngo ni igishishwa. Oya ariko uyihaye izina ryiza uyita indirimbo yanjye uvuga ngo cover yanjye. Ngo ni sampling. Batiza abantu gasampulinga reka tunasoreza no ikomereza Jabresi Nyagasani akomeza barinde ngo nizere ko subscribe like share and comment tubishyizeho umucyo tubishyizeho umucyo abantu bose kuri kose abantu bamenya ahantu ibintu biri guhera bikubona inkuru zose THEO BOSEBABIREBA ariko bamenya ahantu biri kuva n'isoko yabo. Icyo tuba tugusabye rero wowe twatanyaranye ikiganiro tukaba tugisoje niba subscribe utarayikora nicyo gihe cyo kuyikora ikindi ugakora like share and comment kugira ngo tujye tubana amasaha 28 kuri 28 kandi babwira ibintu byo kwamamaza. Kwamamaza ibiciro biri hasi muze tubafashe kwamamaza mu minsi mikuru ya Noheli ndetse na Bonane. Ubundi Noheli na Bonane habanze ntago nkiza abanza Bonane. God bless you.